Ishusho, make the art you are. Aha, abakunzi b'Ishusho TV tubahaye ikaze muri Mundi Center hano kuri Rwandex. Ndizera ko rero muri kubibona duhagaze ahakabaye nyirizina aya masaha hari kubera igitaramo dutarame u Rwanda, igitaramo cya Victor Rukotana yari kuba afatanyijemo n'itsinda abamararungu. Cyari igitaramo cyari giteganyijwe ko kiri bwitabirwe na bamwe mu bihangange mu njyana gakondo, abo navuga nka Ange na Pamela ndetse n'abandi benshi batandukanye, ariko ku bw'amahirwe makeya ntago icyo gitaramo cyabaye. Urabona ko aha hose duherereye, aha hose turi niho iki gitaramo cyakabaye cyabereye. Ndagira ngo nanabibutse ko hano ari naho hasanzwe habera igitaramo Gents Comedy, igitaramo cy'urwenya. Ubwo rero twabonye impuruza nyinshi ziduhamagarira kuza kwitabira iki gitaramo, harimo izaba Masamba n'abandi baje batandukanye, Ange na Pamela. Ubwo rero abanyarwanda bari biteguye ko iki gitaramo kiza kuba, ariko mu kanya mu masaha ya saa 12 nibwo rero ba nyiri igitaramo bamenyeshejwe ko iki gitaramo kitakibaye ukundi, kubera ko hari ibyangombwa, hari n'ibindi byinshi bitandukanye. Ndagira ngo rero munyemerere dukurikire uko abari bari hano. Bamwe twaganiriye n'umwe mu bakozi ba hano kuri Mundi Center, ni umutetsi mu buzima busanzwe bwa buri munsi, akora hano kuri Mundi Center, atuganirira uko byari byifashe nuko yabonaga bateguye icyo gitaramo bari bameze nyuma yo kubwirwa ko igitaramo dutarama mu Rwanda kitaza kuba kuri inshuro. Komeza ukurikire Ishusho kuko biranoze kandi birashimishije, ni fresh and fun. Turi kuri Mundi Center, twari twitabiriye igitaramo dutarama mu Rwanda cya Victor Rukotana n'abandi bataramye bagiye batandukanye, ariko ku bw'impamvu zitunguranye igitaramo ntago cyabaye. Turi kumwe na Ishimwe Ale, ni umwe mu bakozi bakora hano iteka muri Mundi Center. Turagira ngo atubwire, ese byari bimeze gute? Ni igitaramo byamenyekanye ko cyahagaritswe ryari, imyiteguro yari igeze? Murakoze. Nkuko bivuze nitwa Ishimwe Ale, imyiteguro y'igitaramo yari imeze neza, ibintu byose babisetinze, amastage ariho. Gusa nyuma haje kuba ikibazo cy'uko hari ibyangombwa bitaraboneka, biba ngombwa ko igitaramo gihagarara. Twamenye ko cyahagaze nko mu masaa 11 z'umugoroba. Ubwo guhera muri ayo masaha ya saa 11 stage zo zari zihari byose? Ego, stage zari zihari, gusa batarangiza kuhadekora neza, ariko stage zo zari ziriho. Ego. Ese hari abantu benshi mwagiye mubona baza hano bitabiriye igitaramo? Ntabwo twigeze tubona abantu benshi, abo twabonye gusa ni ba nyiri igitaramo bari gutegurana n'abandi bantu, n'abandi bantu benshi twize tubona baza. Ego. Kuba rero iki gitaramo mwari mwakiteguye nyuma na nyuma ntikibe, ni igihombo kingana iki kuri mwebwe? Ni igihombo kinini. Wenda nje nkora iminsi yose waraho, gusa nka bagenzi banjye wenda bakora ibirakabo bumva bagize igihombo kinini, kandi natwe hano mu Mundi Center twagize igihombo kinini cyane gikomeye. Yego. Ubwo rero igitaramo nyirizina ntago cyabaye, igihombo birumvikana. Ese ntago wenda nk'umuntu ukora hano mu buzima bwa buri munsi, ntago uri umuvugizi wenda wa Mundi Center, nta n'akanunu kuko wenda kizasubukurwa? Nge nta makuru mbifiteho. Ego, kiye kubaje nk'ubuyobozi bwo hejuru, twe tubimenyeshwa bigiye kuba. Yego, iyo ubundi nyirizina habaye nk'igitaramo nka kiriya hano kuri Mundi Center, uba ubona bimeze gute? Ngira ngo biba bimeze neza, mujya mubibona no kuri Gents ukuntu biba bimeze. Ngira ngo nyine mubona ko aba ari show ya danje, ibintu biba bimeze neza nta kibazo. Yego. Amaso y'abateguye igitaramo nyuma yo gutaha kitabaye, wabonaga nk'imboni y'umuntu rwose mukuru, wabonaga batashye bameze bate? Imboni yo amaso yose yari yabaye umweru kabisa, nubwo bahise bamera nk'abantu bakubiswe nk'inkuba, kuko ni ibintu nyine bibabaje. Nawe urabyumva kuba wateguye igitaramo ugaprepara ibintu byose, ukishyura ibintu byose, nyuma na nyuma ku munota wa nyuma ibintu bigapfa, urumva ni ibintu bibabaje cyane.
Ishusho, make the art you are.